muri ibi bihe nk'ibi kuri puratifomu ya Savona la République Démocratique du Congo kugira ngo haboneke ubufasha mu kubona inguzanyo, ubutegetsi bugomba kuba burambuye kandi bwumvikana neza. Ni ngombwa ko haba ibisabwa by'ingwate z'igihugu ndetse n'iz'amategeko, kandi hakaba uburinganire ku ruhande rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Bigomba kuba ari ibiganiro by'ukuri birimo bose, ni ukuvuga guhuriza hamwe abafite uruhare bose muri iyi crise, ntawe wirukanwe cyangwa ngo hashyirweho ibisabwa byo guhitamwo bamwe kugira ngo ibyo batumvikanaho byose bibonerwe umuti, umaze intambara n'imibabaro y'ubukungu n'imibereho by'abaturage ba Kongo birangire burundu. Icya kabiri, ibiganiro bigomba kubera mu gihugu cy'amahanga, ntabwo bigomba kubera mu gihugu cy'amahanga, kuko muri iki gihe twitizeyana ariko kwiganje. Twe tuzi ko guverinoma ya Kinshasa ifite serivisi nyinshi ubwayo itabasha kugenzura kugira ngo umutekano n'ituze ndetse n'uruhare nyarwo rw'ibitekerezo byose bya politiki biboneka. Donc de cette participation effective de toutes les sensibilités politiques. Icya gatatu, bigomba gutuma impamvu zose z'ingenzi zateje iyi krizi zisuzumwa mu kuri, hakabaho uburyo bw'igenamigambi, ingengabihe ndetse n'ibyigwa byemejwe ku bwumvikane impande zose, aho kuza kudushyiriraho uburyo bumwe bwemejwe n'abandi bushobora gutuma bamwe babona inyungu kurusha abandi. Icya kane, hagomba kuba hizewe ko imyanzuro izafatwa ifite ububasha kandi yubahirizwa, ko ntacyo bimaze kuba turimo hano tugafata imyanzuro, akabaho imyanzuro n'ibindi byose, ariko iyo bageze i Kinshasa nta na kimwe gikorwa. Ni ngombwa kandi ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo rikorwa mu bwizerwe no mu bwumvahane bukomeye bw'itegeko nshinga, cyane cyane ingingo zaryo zijyanye no kugabanya manda za perezida wa repubulika, 1, 2, 3, 1, 2 nta kindi. Muri urwo rwego umushinga uwo ari wo wose wo gukora referandumu, guhindura cyangwa gusimbuza itegeko nshinga ugomba kureka burundu mbere ko ibiganiro bitangira. Icyo nicyo kandi abavandimwe bacu bo muri C64 bashaka. Icya gatanu, hagomba kubanza kubaho description politike yuzuye, ni ukuvuga kugabanya burundu umwuka mubi wa politiki nk'uko mwabibonye mbere ngo twaganiraga na perezida Olivier Kamitatu. Pasiporo igomba gusubizwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bari mu buhungiro ndetse n'abari Kinshasa. Iyo murebye ibyabaye, hari abantu bambaye pasiporo kuva i Nairobi kugeza uyu munsi kandi ntibarazisubizwa. Ntibikwiye rero ko ubutabera n'inzego z'umutekano bikoreshwa mu buryo bwa politiki kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashyirweho ikimenyetso, akabaho imvugo z'urwango n'igitutu. Des discours de haine et de répression. Akwiye kandi guhagarikwa ibihano by'urupfu bidafite ishingiro kandi bidakwiye byahawe abayobozi ba politiki benshi, ndetse hakarekurwa imfungwa za politiki n'abafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ndetse n'abantu bakomeye muri repubulika, abantu bakomereye repubulika nka Janari ndetse n'abandi bamaze iminsi 130 bafunzwe, nta no kubageza imbere y'ubucamanza ngo bahabwe ubutabera.
leur faire savoir leur tort. Donc, à partir de ce kuva moment-là, icyo gihe rero ntabwo tuzareka ibyo dusaba iyo ibyo bikorwa byose bidahari kandi ari byo bwana Felix Tshisekedi yari yarasezeranyije mbere y'amatora biracyagoye cyane ko abantu bashobora kubyizera. il y aura très difficilement que les gens puissent faire confiance à cela. Hagomba kandi gukurwaho ibihano byo guhagarika amashyaka n'amahuriro ya politiki cyane cyane ayo muri MBC. Jyewe ubwanjye mbabwira MBC itigeze iba mu mutwe w'inyeshyamba, itigeze ifata intwaro ndetse n'abandi nka José Makila, PDC ya Zeki Kundi, RDA ya Claude Rubaya, FDA n'abandi. De cette Kikuni, l'UDA de Claudel Lubaya, le FDA de Nkulubundu, tout ce parti qui sont de parti. Amashyaka yose ni amashyaka ya politiki yubahiriza repubulika kandi yubaka ubwumvikane. Turashaka kuyakuraho gusa kubera ko ari platform ya Savanir République Démocratique du Congo, ibyo ntituzabyemera. Kandi gutaha kw'abari mu buhungiro bigomba gukorwa mu mucyo wuzuye ku bijyanye n'umutekano. Hagomba kandi gukurwaho ingamba zose z'ivangura ndetse n'ibindi bibujijwe bidafite ishingiro bigamije kugabanya ubwisanzure bwo gutembera no kugenda kw'abanyapolitiki. Hagomba gushyirwaho uburyo bungana kandi butarimo ivangura bwo kugera ku bitangazamakuru bya leta. Ariko nyakubahwa, murabizi twarabujijwe. Njyewe mbabwira nta gitangazamakuru na kimwe cyo muri Kongo nshobora kunyuramo ndetse n'ibyingenga. Babwiye ko hari amazina y'abantu batagomba kunyura ku bitangazamakuru. Iyo hatabaho imbuga nkoranyambaga, uyu munsi amajwi yari kuba yarazimye. Kubera iki? Kuko rimwe na rimwe iyo bakubajije uba udashobora no gusubiza ngo ugaragaze ukuri. Icya gatandatu, hagomba gushyirwaho uburyo bwizewe burimo inzego za Afurika n'iz'amahanga kugira ngo harebwe iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa ndetse hagakurikiranwa kandi hagatangwa ubufasha mu ishyirwa mu bikorwa n'iry'impande zitandukanye zizaba ziyemeje. Kubera iyo mpamvu twebwe muri Mouvement Savana République Démocratique du Congo tubona ko nta biganiro byategetswe, byateguwe, biyobowe cyangwa biri munsi y'ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi cyangwa guverinoma ye bishobora gutanga icyizere gikenewe kugira ngo habeho ibiganiro bikomeye kandi bifite icyo bigeraho, ndetse n'ibishobora no gutuma haboneka igisubizo kirambye kuri iyi crise, kuko ari we muntu mukuru ufatwa nk'ufite uruhare muri crise ya politiki iriho ubu kandi akaba ari nawe ushinjwa cyane kuba ikomeje. Voilà à peu près